nongeye kugusuhuza ndetse ndanagushimiye wese mu gukurikirana platform KWP250 narakubwiye ngo tweri niwo mwaka kugira ngo tubashe kugendana muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, showbiz, entertainment ndetse n'ibindi byo ku ruhande bigiye bigezweho hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kitugariye kuri kano kanya rero nta kindi tuje kurebera hamwe ibiri kuvugwa mu kipe ya Rayon Sport. Iyi ngiyi ni imwe mu makipe makuru dufite hano mu Rwanda kuko niyo kipe ya mbere no mu Rwanda buri muntu wese yemera ko ifite abafana benshi, binagaragarira cyane iyo bagiye kuri stade cyangwa se iyo bari muri stade uburyo baba bameze ndetse n'uburyo baba bagaragara. Rayon Sport ni ikipe igaragaza performance ndetse ni imwe mu makipe asohoka akitwara neza ku buryo ishobora no gukura igikombe hanze. Rayon Sport rero ifite ibibazo byahereye kera. Ibibazo bya Rayon Sport ntabwo ari ibibazo bitangiye muri 2020, si n'ibibazo bya 2019. Ibi ni ibibazo byabaye karande muri Rayon Sport kuva Rayon Sport yatangira gushingwa ndetse no kugeza kuri kano kanya kuri uyu munsi. Uyu munsi rero ya modoka ya Rayon Sport imwe abafana ba Rayon Sport bakunda kwita igifaru. Ya modoka yabo noneho murabizi mwese yari yarafatiriwe, abantu bose bari barakuye amaso bavuga bati na n'ubundi Rayon Sport yabuze amafaranga yo kwishura. Ariko wa muyobozi abantu benshi batemera cyangwa se wa muyobozi abafana ba Rayon Sport bagenda bavuga bati nguyu ntago akwiye kutiyobora, byibuze agaragaje ko hari icyo ashobora gukora kugira ngo Rayon Sport yongere kugaruka nka Rayon Sport mu ruhando rw'andi makipe hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko abantu benshi bari bamaze kubona Rayon Sport barayipinze bavuga bati Rayon Sport byarayinaniye ikipe inanirwa kwishura imodoka, biba byagenze gute? Iki kibazo rero nagira ngo tukihere mu mizi, ntagire nkubwira ngo ikibazo cyatangiye byari. Iki ni ikibazo cyatangiye mu mwaka wa 2019 ariko siho cyahereye, kubera ko Rayon Sport yaguze imodoka igura na groupe bita Akagera Group Limited. Iyi group cyangwa se aka Kagera kagurishije Rayon Sport imodoka yari yagaze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri izi miliyoni 100 rero ikipe ya Rayon Sport bigezemo hagati nanirwa kwishura miliyoni 36, no kuva 36 abantu batumva ururimi nari mvuze. Izo miliyoni 36 Rayon Sport inaniwe kuzishura. Akagera karavuga kati rero nk'abagabo mwe Sadati ni na ekipe yawe munaniwe kutwishura amafaranga yacu, iyi modoka yacu turayisubiza. Imodoka Akagera karayifatira, baravuga bati imodoka Rayon Sport ikuwe mu maboko ya Rayon Sport, imodoka nagakiriye Rayon Sport isubiye mu maboko y'Akagera Group Limited. Nyuma yo gusubira mu maboko y'Akagera, uyu muyobozi Sadati n'ibibazo muzi mwese amazemo iminsi Ferwafa imuhana, abafana ba Rayon Sport bamubwira bati wowe nitugushaka rwose ntubereye kutiyobora kubera ko ntabwo uri umuyobozi mwiza. Yavuze ati rero aba bafana ba Rayon Sport ntabwo nabakira, dore abakinnyi barimo baragenda, Kiyovu irimo iragura abakinnyi muri Rayon Sport n'ibiki mbese Rayon Sport isigaye yarabaye ibindi uraza kubyiyongereraho. Aravuga ati ariko rero ibi bintu ntabwo bikwiye mu kipe nka Rayon Sport, reka tugire icyo dukora. Bagira icyo bakora, baravuga bati katwegera Akagera Group Limited, dore ko atari ubwa mbere kuko no mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20 Sadati na n'ubundi yegereye Akagera, baravuga bati rwose iyi modoka yacu na n'ubundi iyo modoka yari yafatiriwe. Iyi ni imodoka ikunze gufatirwa mu mazina bayitana ko muzare uryo mukongeraho. Iyi modoka ya Rayon Sport ikunze gufatirwa cyane rero yafatiriwe muri 2018. Sadati arongera arabegera aravuga ati rwose mwabagabo mwe mudufashe. Icyo gihe imodoka yari yakoze impanuka, habura uburyo bita breakdown cover cyangwa se kumwe imodoka bayikurura. Uburyo bwo gukurura imodoka ya Rayon Sport burabura neza. Akagera karavuga kati rero iyi modoka nitwe twayibagurishije, reka tubahe ubufasha. Ubwo bufasha bwari bwagaze miliyoni 2. Rayon Sport nabwo inanirwa kwishura ayo mafaranga. Rayon Sport mu kunanirwa kwishura amafaranga, imodoka irongera irafatirwa. Kuri ubu ngubu imodoka yongeye yafatiwe cyangwa se imodoka yarongera irafatirwa, ariko noneho ubu ngubu Perezida wa Rayon Sport yavuze ati bafana ba Rayon Sport bagenzi banje bantu mukunda Rayon Sport, murabizi Rayon Sport ni ikipe y'amateka, Rayon Sport ni ikipe dufana, Rayon Sport ni ikipe ababyeyi bacu bafana, Rayon Sport ni ikipe buri muntu wese hano mu Rwanda yakwifuza gufana, ndetse ni ikipe itanga ibyishimo ku banyarwanda haba kubayikunda n'abatayikunda, kubera ko niba utayikunda ndahamya ko Rayon Sport yatsinzwe urishima, niba unayikunda Rayon Sport yatsinze urishima. Ikipe ya Rayon Sport rero irakeneye abanyarwanda, ikeneye ubufasha bwa buri wese mu baturage batuye u Rwanda ndetse no mu bakunzi ba football muri rusange, kubera ko barakubwira bati nukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 008 akanyenyeri 03 urwego, uraza kuba ufashije Rayon Sport kuba nawe hari icyo wayikorera kugira ngo imodoka yongere isubizwe, kubera ko iyo ngiyo ni code yashizwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse ku bufatanye na MTN kugira ngo babashe kuba bakwishura iyi modoka y'Akagera, dore ko iyi modoka hari yagiye gushira hafi umwaka
umukinnyi cyangwa se umufana wa Rayon Sport atazi ngo ya modoka bimeze gute. Kandi iyi modoka ni imwe mu mamodoka ameze neza ndetse nimwe mu makipe afite amamodoka ameze neza. Rero ntabwo twakwifuza ko nta n'umunyarwanda wakwifuza ko Rayon Sport isabiriza cyangwa se Rayon Sport bigenda ukundi kuntu, kandi ifite abafana, kandi ifite abakunzi, kandi ifite n'abanzi, abo bose babereyeho kuyifasha kugira ngo Rayon Sport ikomeze kubaho. Kubera ko Rayon Sport nitabaho ntabwo uzabona ikipe wanga, Rayon Sport nitabaho ntabwo uzabona ikipe ufana. Bivuze ngo Rayon Sport ni buri kimwe kuri buri munyarwanda ari we wese, waba uyikunda ndetse waba utanayikunda. Ikintu nakubwira ni kimwe, kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 akanyenyeri 800 ubashe gutera inkunga Rayon Sport, ubashe gutera inkunga ikipe yacu twese dukunda. Platform Keda Blue P250 narakubwiye ngo tweri nzaguhereza byinshi, nubwo ibibazo bigenda byitambika mari byinshi cyane, ariko nta kibazo ndetse nta nicyo bidutwara. Ikintu nkubwira ni kimwe, ukore subscribe, ukande kuri akantu k'umutuku, wibuke no gukanda kuri akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona video ku gihe. Nge nari Keda Blue P250, iyi wari ukurikiye ni platform Keda Blue P250. None nk'ibisanzwe ukore like, ukore share ndetse ukore na comment, dukomeze dufashe Rayon Sport yacu.